kwishyira mu bibazo adafite abari kumutiza umurindi. Cyo kintu ari kuvuga uri cyo avuga ko nusenyurwe amutiza. Ese reka nkubaze ubu tuvugana wenda reka tuvuge ntanga urugero, reka ubuje hano nkavuga nti njye ubwanjye nkora ibi nkabyivugira, umuntu wabyumvise azabuzwa n'iki kubishyigikira kubigenderaho byavuye mu kanwa kanjye. Nge ndemeza pe mukuri kwanjye Salomo wizi ayo mafuti n'ubwo bubwa mirimo bintu ntajyamo ntabwo mbikuzi, urumva nge ntabyo nkuzi. none se reka nkubaze muvane kandi nta nibyo zigira ikintu kinashimishije ubwo duherukana hano kuri kamera za Salomo TV twegeze gusura umuntu witwa Bose Babireba Theogene w'umuririmbyi. Ndamuruzi ndamubona, uriya ni umubyeyi aremewe yubahwe n'amamirike nawe turabasuhuje. Yego pe ko twavuyeyo hari abastari hari nta bintu bindi nta n'uwamenye ko twanagiyeyo usibye ko twabishyize kuri video. Begeze bavuga ati aba bantu bageze hano baraturoka, ahubwo ko twari tugiye kwisurira umurwayi. Ahubwo ikibazo nibaza, urumva ndabyumva, ikibazo nibaza hano hari abantu bagira amashyari. Nyine nkanjye ngira umutima w'urukundo, ariko ibyo bintu byahozeho mbere hose. Nkagerageza kubana n'abantu, nkagerageza kwishakira inshuti kugira ngo ndebe kaje, ariko isi dutuye n'abayirimo mugani batewe ngo isi n'abayikorera nibo batuzengereza. Urumva niba umuntu azi gakora ibintu bibi araza kuba yagushyira mu gacu kabi, urumva kugira ngo nawe fitire yawe cyangwa future yawe yice yayangize. Yego ariko giye nimba niyizi ubundi reka mbabwire abantu mudukurikiye, niba wifitiyemo ukuri kwawe ukavuze ko tari umuntu mubi nkuko babivuga, nta nubwo bizigera bigutera n'ikibazo. Noneho mwayo majwi bavuga bo baje barivugira we Kariza n'uwo ngo witwa ngo Daniel, baje bavuga ko ngo ayo majwi ari yitwa Salomo. Uyu Daniel yanze kubivuga, Kariza arabimuvugira use biradiyo. Yego ndarabikurikiranye. Noneho Helena witwa Pastor Koroda bahamagaye mu kiganiro. Yego Helena aravuga ngo ikintu ngo naziraga ngo ni ikibanza ngo kiri Nyabagendwa nimba ndizaharizima ngo n'abana mufite. Uri kubyumva? Nge noneho uretse bihita bitandukana nuko bavugaga ngo yavuze ko ngari amajwi ngo witwa Salomo ngo niyo Silas. Aha hantu rero muze kwitonda neza kuko ngewe niyo ndibuze kuza kuba nabahera nabemeza neza nkanabaha abanyuko kuko babikoze mwese muri mu binyoma, ahubwo ribi bafate ibafate mwebwe muri abateka muto muri abesikoro bagome baba batubuzi. Ribi bafate kuko kubekera inzego mwe mukabekera igisirikare cy'u Rwanda, sirikare twemera mwe mukitora ngo ariko mwagiye mukora ibintu byanyu mugakuramo leta mukareka kuzanamo uresikoro kisekora n'inzego z'umutekano z'igihugu ukazishyira mu bwesikoro bwawe. Reka abantu dushaka views kuri iyi mihanda azishake neza katugira ibintu dushakiramo views nibyo bareka. Yego n'uyu nawe witwa Bosco Empire wiri gusebya ribu kirirwa sebya ubuyobozi bwacu w'igihugu. Rego yivuze ribu nabi uri kuvuga umukuru w'igihugu wa prince, uri kuvuga nge, uri kuvuga abanyarwanda kaze n'abanyarwanda muri rusange. Reka tuye dukubita ingegera mwana. We Bosco Empire uri mu buhungiro ufite byo wahunze byawe niba ari mu Rwanda wo muntu yarahunze ngo ari Bugande, none yo imawe bari kuyakorera hanze yirirwa yitere kuwitwa Pastor Claude ngo amutuka. Arega mujye mwemera niba wabaye n'ikigarasha jewe sinkwisha ikigarasha, ariko niba wiyumva kuri cyo ngo uri cyo siko bimeze. Niba wumva kutari cyo ntabwo uri cyo, gusa jewe nakwemeraga nk'umunyamakuru ufite mayindi, ariko ukivuga mu ibintu bya sirasi gusa washyizemo ubwenge nawe ukibivugaho ugashaka kubitindaho ngo wahamagaye Kariza. Urumva Kariza yamvugira ibintu bizima se? Kariza ntabwo yamvugira ibizima kuko niwe ngiye wakakanye ari mubanzi mfite, ari mubanzi mfite kuko niwe muntu wagerageje kungambanira ariko Imana irandinda. Yego aho mvuge ngo harahanira ukara bari munce n'umutwe, ariko kuko Yesu akindiho imbaraga z'Imana bantu bamenye ko Imana yatangiye kuvugira cyane.
nk'Imana yatangiye kuvuganira n'abantu bayo. Imana muradepeye cyane, umwuka w'Imana uramanuka, umuriro w'Imana. Ubwo imbaraga z'Imana zindi murumva zimeze zite? Najye mureka gusikora abantu. Umukozi w'Imana nkanjye uririmba, nkabwira abantu ngo nawe wavutse nk'abandi, gahumuriza, nkabwira abantu ngo komera cyane, nkabwira abantu ngo ariko mbabarira ukime, hari icyo nkwaka mwami, Imana ikaguha icyo ushaka. Hari abantu batabawe, hari abantu bafashijwe, warangiza ukaza ukanyita umurozi bro. Mwagiye mureka ibyaha nk'ibi. Reka rero, reka nkubwire, reka tuvuge ngo aba bantu Imana ibababarire, kuko ibyo bakora ibyo mukora ntabwo mubizi, kuko mubizi mwakabaye mubikora neza cyane. Jewe nabwiye Kariza, ndamubwira ngo niba ushaka kunkubita, unkubite neza ntuhushe mu cyico. Yego, kuko njye nuhusha mu cyico ntabwo njye nzatuma uncika. Impamvu navuze iri jambo kwari ukugira ngo nkumenyeshe ngo we ntabwo wangirira nabi, kuko twe dufite ubuyobozi. Yego, jewe nzagushyikiriza aho ngomba kugushyikiriza, bashyikiriza aho ngomba kumushyikiriza, kuko njye ntabwo uzangirira nabi uze kuza kuba widegembya gutyo gusa. Ejo mbigize buraga tugahura ngakubitwa iyo tindo, naba ndi mu biki? Ongera uhabwe umugisha n'Uwiteka, wowe udahwema gukurikira ibiganiro bica hano kuri Salomo TV. Imana y'amahoro niguhereze imigisha myinshi. Mumeze mute? Amakuru y'iminsi, amakuru mumuranye iminsi. Niyihe mpamvu? Kuki tugiye kuganira? Ese ni ukubera iki turi hano? Ni ukubera iki turi abantu babiri? Tugiye kuvuga kuki? Ese tugiye kuganira kuki? Niyihe mpamvu tugiye kugira ibyo tuvugaho? Niyo mpamvu turi hano, kugira ngo ugire ibyo usobanukirwa. Nge ndi Salomo, nta kinanira Imana. Aha ni kuri Salomo TV. Ngira ngo kuri screen yawe urimo urahabona umuntu, ntabwo wari uherutse kumubona, ameze neza, arakeye, ari mu mweru, umeze fresh. Ubu ngira ngo nababwiraga umuntu kenshi tuzaba turi kumwe tuganira hano kuri channel ya Salomo TV. Uyu rero ni wa munyamakuru nababwiye, reka ne kwirirwa ndavuga ibintu byinshi. Kwibwira abantu bakurikiye Salomo TV. Yego, murakoze cyane. Amazina ni Vincent Nahimana, benshi baramenyereye. Yego, ndumva ntari umushyitsi, ndi umutumirwa. Ndumva ntari umushyitsi cyane, nubwo navuga ngo ndi nk'uvuga ngo aka kanya uri umutumirwa, ariko ntabwo uri umushyitsi cyane. Ntabwo ndi umushyitsi, kuko ariko kano kanya uri umushyitsi, kuko abantu bari bamaze iminsi myinshi batakubona. Reka mvuge ati ahubwo ndi umushyitsi muri uyu mwaka. Okay. Muri uyu mwaka ndi umushyitsi. Ubwo rero hoza ubwira abantu ngo tuje kuvuga iki, kuki turi hano. Uyu mwaka ushize wari munini. Minsi 336 wajya yize umwaka. Ni myinshi. Tuticarana kuri kamera. Ni myinshi cyane. Too much mu Cyongereza. Ni myinshi cyane. Ubwo rero urumva minsi 300 hafi na myinshi cyane umuntu mutabonana. Njye numvaga ari ibintu by'ibitangaza bikomeye, ahubwo nshimishijwe no kuba ndi hano. Yego, ni ibintu binshimishije cyane cyane cyane. Ndumva naherukaga muri Kigali 2025 mu ntangiriro zaho, n'ubundi ngugarutsemo uyu mujyi wa Kigali 2026 mu ntangiriro. Urumva ko n'ibintu by'umugisha nabyo iyo muraza mu ntangiriro. Urumva hari ubuzanye imigisha. Tuba tuje gutanga amazina ninde, bimeze biti? Ndumva nibwiye abadukurikiye. Witwa amazina ni Vincent Nahimana. Guturuka i Rusizi, mu karere ka Rusizi. Abenshi bakunze kwita Icyangugu, abenshi bakunze kuvuga ngo ni Icyangugu, ngo ni Ibushi. Sinzi ahantu biriya bintu byavuye, navutse numva babivuga ngo ni Ibushi. Ubwo ngubwo ni uguturuka inyuma y'ishyamba. Yego, muri uriya murenge wegeranye n'uwabweye mu murenge wa Butare. Niyo mpamvu rero
urumva n'urugendo rurerure. N'urugendo rurerure. Ugize gutya rero uravuga ni reka nze muri Kigali ibintu byo mu cyaro birangambiye. Nubwo wenda tubyirengagiza. Mba nkubona kenshi kuri YouTube kuri kamera. Ariko ntabwo tuba tubona. Kuko umva se n'ugukubona. Nibyo navugaga ni ugize gutya uraje. Uje i Kigali uravuga ni ibyo mu cyaro kabisa nabyo biri mu bintu biri kundambira. Ndumva nanjye nkeneye kubona avuga ngo ndi mu mujyi wa Kigali niho ndi gukorera kuko ibi bintu bya YouTube tunabwira abantu ntabwo ari ibintu umuntu ashobora gukora ari mu cyaro cyangwa mu ntara ngo ibi bintu bikunde neza. Ayahoye bigeramo bikagorana kandi cyane. Rero numva ko kuba abantu ariko impamvu ituma bigorana ni nyinshi. Urugero impamvu ya mbere utumwe nko kuri radio runaka wagiye gute ni hahandi bagukenera ukamara ukwezi cyangwa se nawe ukeneye gukora promotion y'ibintu byawe ni hahandi uvuga ati nkeneye kujyayo ukamara ukwezi uvuga ati urugendo nzarugenza nte nzajyayo nte bizagenda biti ukajya uvuga ati si ibi bintu bizagenda bite nzabishobora cyangwa se nzabishobora tike nzayibona cyangwa se ariko uzitike ubahana igereye ubu nangahe 20 nibyo njye narekuye ubwo kurya ntariye kunywa ntanyoye. Mu yandi magambo no kuvuga ngo urugendo ruva hari ahantu rugera ubu nicaye hano ugera i Kigali wenda ugera Nyabugogo. Yego reka ariho dufata urugero. Ni urugendo rutoroshye ni nk'urugendo rwo kuva hano ku bantu bazi mu Bugande aho bita Kampala. Nibuze ukava hano Kampala noneho ibaze ni mu kindi gihugu kandi twe turi mu gihugu turi mu Rwanda noneho aprise ariko hano nanabwire n'abantu baba bafite ibintu by'ubujiji n'ubuswa kubwira umuntu waturutse ahantu nkaho warangiza ukaza umuzanaho ibintu by'imiteto kaza umuzanaho ibintu bimeze nk'imikino urumva kaza umuzanaho ibintu bimeze nk'imitwe ego ibyo bintu byakunda bite narababwiye ngo twavuye kure bro dukeneye kugera kure hagize gute hashoboka. Nanabwira abantu umuntu uvuga ngo muzime hari abantu baherutse kunyita ngo se radio banyise se radio ariko ibyo bintu nabyo reka mbikwibwirire banyise se radio banyita amazina banyita umurozi banyita umujura kubizi kuri hano ko navuye Cyangugu ngira ngo niwe naje nsanga ni Kigali bwa mbere hari umuntu nari ncitse n'ibyo ibibazo byanjye kubizi ko uzi ko niviriyeyo ari uko nari narahinze inyanya ibintu biranga mva Kigali ndaza ndi Cyangugu ndaza ariko se nk'umuntu uje ku ipine y'imodoka aba bantu nk'aba bantu wababwira iki abantu bavuze ngo rumurozi kuko kubizi ngendaruga mwana mbere yuko ngira icyo mbivuga ibyo bintu reka mbaze nkubaze abo bantu bavuze ibyo yego mwaba mwari muziranye mbere yuko bavuga ibyo wenda hari birashoboka ko baba bakuzi bari bakuzi mbere yuko bavuga ibyo kugira ngo avuge ati wararoze akaba yarigeze akumenya wenda mu kantu gato kerekeranye n'ibyo ushobora kuba warigeze ukorana n'abarozi birashoboka uwo muntu akaba yarabikuziho akaba ariho ashingira none se ahubwo se ni impamvu ya mbere. Iya kabiri ashobora kuba mwari muturanye yego nawe akaba ari umuturanyi wawe rega nabo bantu umuturanyi mamuziranye rega ntago ari umwe ne benshi mwabo bantu babivuga umuntu umwe akaba yarigeze akumenya urahi Rusizi cyangwa Icyangugu mukaba mwarigeze muhura akaba ari amakuru yawe afite. None se umuntu reka wenda hano nta banga rihari witwa ngo Pastor Justin n'uwitwa Kariza ukora ku Kariza TV show ntabwo mbazi abo bantu n'uwitwa Damuru abo bantu ko nawe nabo mwitangazamakuru jewe nifuza kwibera influencer ariko twe ntabwo turi abanyamakuru kameme twe dushaka kuba aba influencer kuri YouTube. Yego influencer rero ni mu bantu bavuga bikijyana ariko kugira ngo ubwo influencer umuntu abugeraho hari abantu babi badakeneye ko umuntu abigeraho dushaka no kubwiza ukuri tukababwira ngo ntabwo bizabakundira ntibizanashoboka. Ndumva nshaka kubaca intege yego ari nje bivuga ari nanjye bibabwira nyine ndumva nshaka kubaca intege kabisa yego kuko njyewe ndi mu bantu badacika intege maze iminsi ndakora nari maze iminsi ndwaye muri make baguciye intege. Ese nibaza ngo umuntu hari abantu barwaye baravuga ngo njyewe ngo narabaroze yego umuntu narwara grippe
narwara malariya bose ko nge mbirwaye uretse azaza avuge ngo kanaka yarandoze ubundi abantu erega mujye mumenya ko abanyarwanda mubwira baratekereza wenda muzabeshya aba diaspora baratekereza abantu bari hanze y'igihugu wenda batazi ariko nabo ni abantu batekereza bashyira muri logique ariko umuntu wavukiye muri uru Rwanda uruzi ntabwo ibintu abantu mwaretse kubeshya abantu hari ibintu bataroga hari indirimbo nageze gukora ntabwo nshaka kuyivugaho hano gusa ndavuga ko ivuga ngo ibi bintu barabiroga ntabwo irasohoka ariko hari ibintu baroga bro n'ibyo bataroga hari ibintu baroga impamvu hari mu bintu baroga ibi bintu byo kuvuga ngo umuntu ni umurozi nabyo banza babiroga kuneze bashobora kuba bararozwe kuvuga ngo abantu ni abarozi kuko apurisi wita umuntu umurozi gute utaramufasha kuroga atazi wawe nawe utazi aho ataha hari ikibazo wambajije cyiza nameze nk'utarutse urambaza ngo abo bantu bari bakuze abo bantu wowe ahubwo kuri inshuti yanjye iwacu hazi abo bantu wowe ahubwo urabazi njye sinigeze bamenya nicyo kintu none se njye bamenye gute ko twahuriye i Kigali ari buryo bwanjye nanjye bwo gukubita agashakisha kugira ngo ndebe ko byavamo agacano kakamenyekana reka nanabivuge cyane kazamuka igatera imbere ahubwo kubera imitima yabo mibi n'ibifu byabo binini byo kugira ngo eze reka mbabazi izi views murya ni izabasu ko YouTube atari izanyuko njyewe narashatse kubaza njyewe hari impamvu reka nkubwire ntabwo mvuze mu izina ngiye ngo mutuke ariko umuntu wese ugirira ishyari mugenzi we akifuza ko atatera imbere akifuza ko yamubuza ko ari mu bintu bakoze by'ibyaha bagiye bakora n'ibintu byo kunyangisha abantu ariko uzuranyangisha abantu ko Imana yandemye ikanshyiraho igikundiro cyanjye nkaba meze gutya ndi gusa gutya isura iri gutemba itoto imeze neza nanyweye ikivuguto meze neza ubundi uranteza abantu uretse gato reka nkubaze baranyangisha abantu ko bitazakunda Imana ko yamvuzeho mutaravuga muragira ngo bigende gute hari ikintu utagira icyo uhindura rero ku muntu ubundi abantu reka nkubwire nibakora ibintu bakavuga n'ibintu nibazajya bagera ku buzima bw'umuntu bajye bashyiraho full stop bashyiraho question mark bashyiraho akabazo barabona umuntu wagiye mu wa mbere primaire nkajya muri materineri nkavamo nkiga hajya muri segonderi karangira nta bindi tuvuze reka turekeraho donc leta y'u Rwanda ikemeza ikavuga ngo uyu muntu ntago ari injiji ari mu banyabwenge b'igihugu ari mu bantu bajijutse wewe warangiza ukaza ukavuga ngo ndi umurozi wowe harya uburiki aba bantu reka nkubwira hari abantu bari input mind ku buryo bakora n'ibintu banategura content zabo cyangwa icyo bita puraka muri YouTube sinarinzi ko bibamo banabitegura bakabitegura n'ubuswa iyo uteguye ibintu byawe jya ubitegura umenye ngo abantu uri kubitegurira nabo ni abantu batekereza nuhemukira abantu umenye ngo ni abantu nabo batekereza cyane se ubundi uhemukiye umuntu ugira ngo we ntiyaguhemukira mu buryo bumwe cyangwa ubundi usibye ko abantu twikundira amahoro bamwe ibi bintu urabivugaho iki ku bantu bavuze ngo ndi umurozi barabyumvise njye hari n'abantu bampamagaye ababyeyi barampamagaye inshuti n'abavandimwe barambaza ati waruze gute mwana wacu umuhungu wacu bimeze biti ibi bintu urabivuga iki sibwo mvuge ko byatewe n'igihera uko nawe usibye kuba ndi nabikwibwirira wenda we narabikubwira ati ndemerera ko utarahinduka umurozi ntabwo nta nubwo ndi ariko barabivuze nyine hari umuntu wavuze ko mu bantu habamwe abantu bose yego ntagaruka abantu bose bakwifuriza iki ibyiza amahoro ibyiza yego anyway hari umuntu waravuga uherutse kuvuga ati ndagenda bikababaza abantu navuga bikababaza abantu ibyo byonyine naba niyambariye neza abantu bikabarya bakababa nta kintu na gito kitababaza abantu ku muntu ibintu byose biba impamvu ku bantu cyese ku muntu iyo uri munini ariko witwa Silas yararebye ngo bavuga kuri munini ariko ntiwabibatumye bakavuga kuri muto utarabibatumye iyo byibushye bakwita ngo kira ni kinini yuri muto baravuga ngo kariya ngo nibiki ngo ni kamaneke uriya muntu nawe yari ari mu mwuka uriya muntu nawe yari ari mu mwuka
gusa nyine sha bamba reka nkubwire mwana we ntabwo nari nzi ko abantu bakwicira seve gusa umuntu akwicira seve ku rwego yinjirira no mu rugo iwawe n'umudamu nawe mugatana kubw'inyungu z'abantu babi. Reka nkubwire bura nta muntu wasenya urugo rwo atagize abajyanama babi. Ko kantu mvuze se ko hatagira unyumva nabi ariko mu bantu mu nshuti tugira twita ngo dufite inshuti abanye bwa bushyuhe nakubwiraga mu bantu twita ngo inshuti urimo uranyumva. Yego bro habamo inshuti mbi habamo icyo bise inshuti imbi. Vuga ko mu bantu habamwe abandi mu bantu habamwe abantu babi habamwe abantu murabyumva. Mu bantu harimo abantu batari beza sometime urumva cyangwa se rimwe na rimwe muratwihanganira izuba ribaye nyinshi kandi kamera ari igihe bitagenda neza. Ego cyane rwose barabizi n'abantu bakuru. Hanyuma urimo urumva ndabyumva. Mu bantu rero reka tubwire ijambo reka mbivuge gutya abantu reka mbitware gutya sibyo. Icyo nemera kimwe nta muntu ukijijwe 100%, nta n'ibyera ngo de, ariko nanone nta muntu wemera guheranwa n'ibi byago cyangwa guheranwa mbega kwishyira mu bibazo adafite abari kumutiza umurindi. Icyo kintu ari kuvuga uri cyo uravuga ko nusenyurwe amutiza. Ese reka nkubaze ubu tuvugana wenda reka tuvuge ntanga urugero reka ubu nje hano nkavuga nti ndi ubwanjye nkora ibi nkabyivugira umuntu wabyumvise azabuzwa n'iki kubishyigikira kubigenderaho byavuye mu kanwa kanjye ntabwo yabura kubigenderaho. Uko niko bita ukuri ubundi kandi noneho hari n'umuntu ushobora kubwira ati mfite iki cyifuzo igitekerezo iki n'iki kandi uwo muntu nawe akabigenderaho cyane rwose. Ngiye gusa nabyumvise numva ndatunguwe nyine aba bantu naratunguwe. Wababwira iki bavuze ibi bintu bamvuzeho ibintu bitari byo jewe ndemera ndashidika ngiye ndemeza pe mu kuri kwanjye Salomo wizi ayo mafuti n'ubwo bubwa mirimo bintu ntajyamo ntabwo mbikuzi urumva nge ntabyo nkuzi. none se reka nkubaze muvandi kandi nta nibyo zigira ikintu kinashimishije ubwo duherukana hano kuri kamera za Salomo TV twigeze gusura umuntu witwa Bose Babireba Theogene w'umuririmbyi. Ndamuruzi ndamubona uriya ni umubyeyi aremewe yubahwe n'amamirike nawe turabasuhuje. Yego pe ko twavuyeyo hari abasitari hari nta bintu bindi nta n'uwamenye ko twanagiyeyo usibye ko twabishyize kuri video. Begeze bavuga ati aba bantu bageze hano baratoroka ahubwo ko twari tugiye kwisurira umurwayi. Ahubwo ikibazo nibaza urumva ndabyumva ikibazo nibaza hano hari abantu bagira amashyari nyine nkanjye ngira umutima w'urukundo ariko ibyo bintu byahozeho mbere hose nkagerageza kubana n'abantu nkagerageza kwishakira inshuti kugira ngo ndebe kaje ariko isi dutuye n'abayirimo mugani batewe ngo isi n'abayikorera nibo batuzengereza urumva. Niba umuntu azi gakora ibintu bibi araza kuba yagushyira mu gacu kabi urumva kugira ngo nawe fitire yawe cyangwa future yawe yice yayangize. Yego ariko giye nimba niyize ubundi reka mbabwire abantu mudukurikiye niba wifitiyemo ukuri kwawe ukavuze ko atari umuntu mubi nkuko babivuga nta nubwo bizigera bigutera n'ikibazo nta nubwo niba nabivuga cyo bazabivuga. Yego ikintu cyanejeje gusa muri ibi bintu byose bakoze nanababwira akantu kamwe nanabamenyenge nibanga noneho cyane nuko je nagiye no kwishinganisha mbere yuko bakora ibyo bazi bakoze byose. None ndanasitare nakubwiye ngo ndashaka kubaca intege ari nje ubikora. Yego ari nge Salomo ubibabwira munabyumve wowe turimo tuganira wowe uzi ibyo wakoze mwe muzi ubusikama mwankoreye tukavugana ibyo tuvuganye mwarangiza mukarikodinga mugakoresha amajwi yanjye mutabinsabye muri gukora ibigize ibyaha. Yego se buriya bintu biremwe mwarangiza mwebwe mukaza mukajya kubyina hejuru muri gushaka views
biriya bintu ntabwo reka byemewe. mbabwire narishinganishije jewe ntabwo mbuze ntabwo ndiputa mayindi nkamwe jewe ntabwo uzigera wumva nazanye audio zawe hano oya kandi n'ibintu waburetse gato kandi n'ibintu aba ngombwa jewe ndakubwiye ngo nazo nzazizana kuko niwe waba zibanje mwaravuze ngo mugiye kunkubita hari uwavuze ngo agiye kunkubita ngo nkubitane na Sirasi ngo nkubitane na Divine unkubita ariko wowe ugira inkuba zikubita ahubwo niba ugira inkuba vuga niba arizo uzankubitisha jewe noneho reka mbibabwiza ukuri reka tugire abantu nk'abantu ikinyarwanda jewe reka nkubwize ukuri niba utari unabizi tega amatwi nkuburire yego jewe nashatse ko tuganira ndavuga ati ntacyo mfa nta sibyo turaganira uba bibasaba umuvandimwe Sirasi ngira ibyo mvuga ariko nkaba nawe hari bene namubwiye yego kuko ibintu byose twabwira umuntu njye mbikora mu buryo bwo kugira ngo njyewe nshaka amahoro ariko hano hantu ugiye twirinda abantu kuko uwitwa ngo Pastor Justin yarampamagaraga tuvugana kuva ku kiganiro abantu babyumva bimenye yewe uranditse bashaka gukubita hasi nkakubitira habona kuva ku kiganiro cya mbere twakoze wabo wa Divine turi kumwe n'uwitwa Toka Shitani witwa Bernard ukorera ku ijwi ry'abahanzi TV uwitwa Damuru ukorera kuri Rirashe TV abo bantu twajyanye mu kiganiro cya mbere cyakozwe kwa Divine ubwo nari nabanje gutangaza amajwi nivuganira na Divine ambwira ko aba bantu bamushutse yego bantu reka tuye tubasobanurira mu byumva ugushatse wakabashukanye baracyabaho neza ngo ntibakibaho tujyana n'aba bantu uwitwa Justin yahamagaye Divine mw'ijoro joro turi buke tujyayo nyamara agaraza akiyijijisha kuri Kariza ngo ni inshuti kandi ari umwanzi we rw'inda arangije mfite amajwi wowe Justin uhamagara Divine ngo nzaze tuganire unamuvuga ngo uramushyirire sekisa kuri telefone erega tuye dukubita ukuri hari ayo majwi ndayafite niba numva nzayazana ariko murangije mwebwe ngo ngewe mu nkingira Divine mushyiraho umwana mwari mwarasize kuri Sirasi ariko se ko nabonye ufite umugore bagushingiye umugore Divine gute muretse gakeya nyine itonde jewe yego baramukingiye siko neza umutungiye se nje muretse gato ariko tujyane gake wenda okay bavuze ko nta mugore ngira ubwo bo ntabwo kuko nta muri bo ntawamumpaye nta baragusuye ariko oya buretse ariko nese se navuze ko ntawe uzi wanjye nta nuza homba barangije icyo nakunze uyu Divine yaravuye ati Salomo afite umugore we yego nanjye namubonye yego ntabwo jewe nta gahunda nziranye nawe n'uramuntu ahubwo nkibaza ngo ahantu wa mugani uyu muvandimwe Sirasi ntabwo nyine koko yarenganiye kuko nimba nanjye barankizaho umwana babizi neza ko bari babanje kumushyira kuri Sirasi kugeza ubwo afunzwe akajya muri gereza umuvandimwe Imana ikamufasha akava mu nzu y'imbohe yego barangiza nanjye ngo murebe kuri mwana badasa na Salomo ese mwe mureba ko mufite mu mutwe habona uriya muntu yagaragaje ifoto y'uriya mwana murabona uriya mwana asa nande ariko se ahubwo se uretse gato ahubwo se asa na Sirasi murabona base kuko ngewe impamvu ndibuze kuza kubivuga uretse gato urukiko wibuke ko rwagize inzara Sirasi ibyo yasuni ku murongo umwe kukira cyatangikoze uri umuhungu wiwe uyu munsi ari kuza akavuga ibintu akavuga ngo witwa Salomo n'ibiganiro byinshi tuzakora wande kwa Sirasi witwa Prosper nawe twaravuganye nawe amajwi yawe ndayafite yebwe mujye mugenda muteka imitwe ibyo wambwiye urambwira ngo ntabwo ukeneye ko tuguma ngo bakora ibiganiro kandi sinjye babazanye mu itangazamakuru ahubwo ndaje mbitereke yego ibyanyu byose ku karubanda urabifite ku karubanda cyo bita amaguru bibabwiye urayafite uri kubyumva rega abantu bajye bareka kuza kudutekaho imitwe batubeshye siko bimeze Salomo uvuze ngo murasa barangije uretse gato jewe nabavuze ngo ndashaka guca abantu intege ari njye ubikora sibyo turi mu kiganiro yego ari njye ugira gute ubikora abacizo ntege
siko bimeze pe neza. Ubundi hari uburyo nubwo mwita abantu bakuru muri abana mugakina mu bintu mukora, muri abana mu gakino ibintu mukora nta nubwo umuntu abizi, mubishyiramo n'ubwenge buke, mugashyiramo na mind za fake. Nago ibintu mukora gusa namwe hari impamvu njyewe hari igihe abantu bakora ibintu ukabyitegereza, sinari nariturije naranze kubivugaho neza kuko nuko nta munwa ngira, ntabwo se nzi kuvuga erega ariko igihe ni iki ni oke mwaranyatatse ndabihorera, ndabanza njyewe njya kwishinganisha kwanza, yego kugira ngo hatazagera uko mwari mwavuze ko muzankubitisha itindo. We Pastor Juste wavuze ko muzankubitisha itindo, ibyo urabizi, ibyo urabizi, mwarabikoze mu mavideo muvuga ko mutazankubitisha umwuka ahubwo ari itindo, ngo hana amafaranga yanjye wowe wamuginga we. Genda nakubwiza ukuri uri n'umuswa, ngwe ngo ugurize amafaranga nyaguwe nguha yanjye yo mu ntoki, ndanaguhaye kuri telefone uze no kuri kamera ubyemere. Iyi ni nabihakana ngo kubera ko nakwandikiye ngo ntuzanayambe. Sha muri n'abatindi babi pe, kuko nimba mushobora, ariko abantu mufite ubwenge bro. Mwana njye narateze urumva, mvana navuganye nawe ko tugiye gukora ikiganiro, ndababwira ati ibintu bya Sirasi biri mu bintu ndashaka kuguma mvuga, yego kuko Sirasi yabaye umwere twese twarabibonye siko bimeze. Ibintu by'ibiganiro kuri we ndifuza ko twabireka, ngenda bizi neza, twaravuganye bambaza ibibazo turavugana, ndanababwira ati umwana n'ubo Sirasi, ati umwana barasa, ibyo kubivuga nanjye nabivuga nk'umuntu nkuko nawe bagushimije gusa, ariko mu by'ukuri njye nagiraga ngo menye neza ikintu kibarimo, kuko Divine yari yaje mu rugo iwanjye ariko aje uri kumva aza mu buryo bw'ukuri ya Juste yari yambwiye ko bazajyayo, abimbwira ari kuwa kane, wumva ukuntu ari n'abaswa. Kuwa gatanu nanjye Divine mba namuvanyeyo ambwira ko ngo we na Kariza ngo Kariza ngo oya buretse ngo bagiye ngo Kariza ngagiye gushora amaye ngo bakajya gusubiza umwana muri DNA, ariko ari akagambane ko gufungisha nde Sirasi nzabahaye. Wumvise nanjye ndavuga ati nk'umuntu ufite ubumuntu waganira na Divine akambwira ko bamushutse n'ubundi barasubira kumushuka, yego ubwo nibwo navuze ati Divine mbabarira uve yaho ngaho batongera kugushuka, batongera bakagushuka ugakora iki ikosa, bakagukoresha amakosa nk'aya mbere. Nubwo buryo nagize gute wamuzanye avanyura mwana n'umukobwa, kandi nyamaraga bo bivuyemo uko bapanze diro yabo nge ndahari. Ariko uze kunyemera nkubaza, bavuze ngo umwana ngo murasa, cyo ni kimwe ngo barabivuze, ntabwo nari impari, barabivuze. Ubwo anyway ese ko bavuga ko Senato bose babireba, yego abantu bazashora urubanza kuri umuhungu nyine ni ikibazo, kandi tuba abantu bose dusa tuzashora imanza tuvuge ngo nibo ba data ni bene wacu. Nyine ikibazo gihari ikibazo gihari uri kubyumva, icyo kibazo gihari nibyo nakubwiye, ndakubwira ntikubizi uri umunywanyi wanjye komera cyane, ahubwo komera cyane, komera. Aba bantu tugomba kubaca intege bro. Iyi YouTube Imana yaduhaye tukabona igeze mu gihugu cy'u Rwanda, nanagaye abantu bakubita abantu mastrike, namwe ntago ari byiza. Nakarimo Imana yihereye abantu kugira ngo abantu bari barazahaye bamwe barabuzaho kuvugira, erega YouTube itunze n'abantu, niyo mpamvu ubona bamwe banakora puraka bakarwaza abantu, yego bagasarisha bamwe kandi bakabita abarozi. Ariko mu by'ukuri ndakubwiye ngo ibyo byose Imana irabizi neza ko ibyo muri gukora bimwe na bimwe abantu bakora ibinyoma bakanabeshyera Imana, bakabikora bitwaje izina ry'Imana. Ariko Imana izaza bashyira ku karubanda ibanike nta muntu uhari. Uwitwa Bosco Empire mwaramukoresheje kugira ngo avuge nge Salomo, nge ngo nge Sebiradiyo bro, akazi nkora nge ndagakunda karantunze bro.
oya buretse nubwo nibashaka bakamamaza ahubwo mubivuge neza se abantu babimenye kuko jewe ntacyo bintu umuntu se amakuru yaje twabivuye kuri radio Rwanda twabivuye kuri radio Rusizi radio Sarusi uzigiza amahirwe nakavuga akazi nkora kuri radio kuri televiziyo ye noneho buretse gake noneho izo ni radio zavugaga gutufata amaradiyo y'abantu si ibiradiyo wowe ugasebya amaradiyo y'igihugu ubundi bro muze munakora ibintu mushyiremo icyo bita ubwenge yego icyo ndashatse kwivugira hano rero mwarakoze murabivuga ni byiza mwabonye mu views nimba harimo n'izindi nazo muzivuge ariko jewe navuganye namwe mbizi neza ko mutari inshuti zanjye kuko nimba mutari inshuti zanjye abayo Silas akaba ari inshuti yanjye ntabwo nari mbizi neza ko mutaba inshuti zanjye ahubwo kuko nari mfite amakuru ko hari ibindi muri gutegura nagiraga ngo nge nkore kiriya kugira ngo noneho mutegure ibyo muhite mubishyira hanze vuba vuba none se ubuherena ntimwamusazije nimugeze umusazi ku karubanda uriya musaza witwa Daniel ntivugira ko Herena yari yasaze sinjye ubivuze niwe wabivuze muri video kwa Pastor Claude yaramuhamagaye ikaze TV Rwanda n'uwitwa Bobo kandi nyamara uyu Bobo bagiye gukorana ikiganiro na Kariza ngo uriye ngo yasaze ngo bamwambaye amafaranga n'ibintu tuzakora ibiganiro bitandukanye ariko reka nkubwire ubwo muri uko gusara nabwo bavuga ko aribo babishaka yego nabwo ngo baramunize ngo bamwaka amafaranga ngo nabyo mwana ibingibi ngo nabyo ngo bamubazaga amajwi yanjye ayo majwi ngiye navuganye na Herena ndekana nebibwira abanyarwanda mu bimenye n'abaturisi mwese ngiye navuganye na Herena igihe natangazaga amajwi ngatangaza amajwi Herena no kwa Pastor Claude bari yatangaje ari amajwi nayahawe uko Silas uko Pastor Claude yabonye niko nanjye nayabonye umwana mwabonye ikiganiro kwa Pastor Claude nanjye narayahawe ndayatangaza urumva we Herena wivugira uvuga ko Kariza ari wakujyanye mu bintu agutukagura yego yaramushutse akakwigiza mu itangazamakuru uretse nge ntabwo nari niko babyivugira noneho nanjye mbitangaje Herena yampamagaye ntuka kuri WhatsApp nawe anyita umurozi anyita nabi ngo nanjye rero kubera kunsembura nanjye namubwije ukuri yego noneho barangije mu gutegura bridiru yabo nabi bajya no kumusarisha n'ibiki bateka imitwe ahantu byambabaje bashyizemo n'igisirikare mwana cy'u Rwanda ngo mudamu kazi ngo umusirikare ibi bintu mwamubeshya abantu umusirikare kazi yakoze iki ngo yahamagaye ngo Herena ngamaze kumuhamagara ngamuha amafaranga ngaza ko ngo umuha envelope y'amafaranga umusirikare kazi bari bamuzi se baretse nyine ribu investigation ubugenzacyaha station ya ribu ikoreramo nk'abakozi ba ribu yego bagenzi ibyaha cyane bazahamagara iyo nimero muvuge ko bahamagaye n'itariki muvuga bahamagariyeho n'igihe yanigiwe n'igihe mwatangarije video zanyu hanyuma uwo muntu agaragare ko ari umusirikare koko cyatari we ushobora no gusanga ari abantu bafite ukuntu babifindaritse muri bamwe buretse ntabwo byoroshye barangije ngo bari kumuniga ngo bavuga ngo bari gushaka amajwi y'uwitwa Salomo ngo na Silas ayo majwi y'ibanga nayihe ngo bakwatse telefone we Herena ngo barijyana ayo majwi ntaya muzambwire nyazana arayafite se buretse ngo bavuze ko babisibye nge ndayafite nge nzayazana ayo majwi muvuga sinigeze nkuvuga ngo uzasambane nawe wowe sinigeze nkubwira ngo nta kintu mfana nawe sindi umugabo wawe sintaze no kubaho sinigeze mbawe sindira musaza wawe ndiyamire rimwe ego nawe Kariyopo wampamagaye musaza wa Herena amajwi yawe ndayafite nawe Prosper Mungu wa Silas mukuru nawe ufite amajwi yawe ibyo wambwiye mwese ndayafite imitwe muri munini mwatse gutuburira abantu mwatse kubeshya abantu mugasaba ku mahoro mukareka gusaza uriya mubyeyi nimba wenda yarasanzwe afite ikibazo cyiwe umuntu agira ibibazo akaba yafatwa n'icyo bita trauma yego cyane ariko ntabwo umuntu ibibazo bye muzabizana ku bandi ubu natwe twazana tukavuga ibibazo by'imiryango yacu aho tuvuka ntabwo tuzabishyira ku bantu yego bajya gutera abantu mubuzana ibibazo ngewe nkubwiye ubuhamya bw'iwacu no ku mubyeyi wanjye tuzabivuga hari naho nabivuze wenda tuzabivuga bisa n'ibyo ko ntawe naje mvuge ngo niwe wabikoze
kubera ko dufite icyo dupfa runaka ntazi ngo tuba dupfa iki n'abantu mwumvise ibi byose rero impamvu tubivuze hano uko turi abasazi nuko tugira ngo abantu bamenye ukuri sibyo cyane ngewe ntabwo kwitereka nabonye mushaka ikipe mwiterekana nayo uyu ni umuvandimwe wanjye aranzi niyo mpamvu namuzanye kuri Salomo TV kugira abantu bamenye ko ntabwo ngewe ndi ikinege mfite abavandimwe mfite inshuti utazaza no kungirira nabi ngo ndi nyakamwe nagira ngo bace intege ari njye uri kubikora ndibabwira live muri kubibona na video rero ntabwo ndimbura bwenge sindimbura mukoro ku buryo muza mukavuga ngo ngiye nzaceceka we Kariza amajwi yawe ndayafite uvuga ko ngo nabonye kote duhurira mu Bugesera urabizi nkubaza ngo ibi bintu muri gukora kuri Silas ni ukuri Silas yari afungiye iririma warambwiye ngo wibereye muri koteti yawe uri kubyumva koteti yawe rero nta muntu utabiruzi ko ari koteti turabibona nta muntu utarabonye ko ari puraka mwakoreye Silas we na Helene ako abantu mujye munishishoza bro ibi bintu reka nkubwire rero ntabwo narizi ko abagome babaho bigeza aha rero muri iki kiganiro reka nkubwire ikintu kimwe Silas Nzabahayo urabizi nta kibazo mfitanye nawe kandi n'umuryango wawe nta kibazo njye nagiranye nawo yego baba bana bawe kandi abandi ugati nta nicyo ushaka kugirana nawe nta nicyo nshaka kugira n'undi muntu uwo ari we wese habaye n'ikosa umuntu wese yavuga agacumura yego birashoboka ko nagiye ndavuga ntireka nganire n'aba bantu wenda nkavugamwo ibigize amakosa kuko birashoboka cyane sibyo turi abantu iyo twembere ariko yewe nimba narakubaye inyuma nta kizankura kuba ndi inyuma yawe yego kuko kuri kwa ufite narangije nje kugufindura sibyo kera cyane uginafunze aba bantu rero bashaka kugira ngo baze bagaragaze ubundi buryo bwabo n'imitwe yabo ntabwo biza kuza kuba byabahira bro ubwo rero Silas aho ngaho wambabarira kuko nanjye ni umuntu yego gusa nyene nakoresheje ubwenge bwanjye ndavuga nti reka ndebe ikiri n'aba bantu gusa ibyo navuze narabivuze nta kibazo mfite sibyo ushobora kuba warabigizeho ikibazo bitewe n'abantu bagira gutya bakabateranya nyuma bagahamagara umuntu bakamwumvisha ibidahari baranamubwiye ngo bafite amajwi ngo ya Silas ngo yemera umwana ngo na Divine ngo ninjye ngo wayabahaye mwangiriye mu mwebwe mwanga gutanga ayo majwi kuyakina mwabonye ibyo mbabwiye ko nta n'ubwenge munafite muraza mu bikubita mwaha ngaha mukina audio yaje mutabyemerewe urumva mungirira impuhwe zo guhisha ayo majwi Silas yemera umwana wese aramwemera gute kandi umwana atari abantu umwana si uwe urukiko yara mwamushyizemo muramutaba mushyiraho n'igitaka umuntu arataha none ariko murabaswa kabisa reka mbabwire murabaswa none se niba umuntu yarabaye umwere n'ubu abantu baricamira uko ngo bigende bite bashaka agahanga heza urumva hari ibindi bashaka agahanga ke kuko hano urumva none se aribo na leta y'u Rwanda yavuze gatahe n'urukiko abacamanza ni bande nyine ni ikibazo n'ibyo mbabwira ngo nabaswa none bararangije ngo hari amajwi ngo ya Silas numvishe ku umuhungu wiwe ngo yamubonye muri quartier ngo ariko guta umwana abona papa we ntamusuhuza ubundi ibyo byose ukubari biba samacha kubiri niba waramubonye koko anahagera ntusuhuze papa wawe ngo umuganirize mubaze ntibite dawe niba ufite nikosa wakoze umusabe imbabazi n'umubyeyi yego warangiza ahubwo ukajya kubona ngo mama wawe ngo nyuma yuko ngajya kunigwa ngo mbere yuko nganigwa gakagira gute ngo yabonye papa muri quartier ako mu bintu byambabaje ngo bafashe ngo puderi ngo ya gisirikare ngo bayimutera mu maso ngo uherene abasivile bagira powder ya gisirikare namwe ko muri abanyarwanda mubizi ibyo binabyitaho ngibyo buretse ni bande nyine niyo mpamvu abantu babeshywa yego noneho mwayo majwi bavugamo baje barivugira we Kariza n'uwo ngo witwa ngo Daniel baje bavuga ko ngo ayo majwi ari yitwa Salomo uyu Daniel yanze kubivuga Kariza arabimuvugira use biradi yego narabikurikiranye noneho Helena witwa Pastor Koroda amuhamagaye mu kiganiro yego Helena aravuga ngo ikintu ngo naziraga ngo ni ikibanza
ngo kiri nyabagendwa nimba ndizarizima ngo n'abana mufite uri kubyumva nje noneho uretse bihita bitandukana nuko bavugaga ngo yavuze ko ngari amajwi ngo witwa Salomo ngo niyo Silas. Aha hantu rero muze kwitonda neza kuko ngewe niyo ndibuze kuza kuba nabahera nabemeza neza nkanabaha abanyuko kuko babikoze mwese muri mu binyoma ahubwo ribi bafate ibafate mwebwe muri abateka mutwe muri abesikoro bagome baba batubuzi ribi bafate kuko kubekera inzego mwe mukabekera igisirikare cy'u Rwanda sirikare twemera mwe mukitora ngo ariko mwagiye mukora ibintu byanyu mugakuramo leta mukareka kuzanamo uresikoro kisekora n'inzego z'umutekano z'igihugu ukazishyira mu bwesikoro bwabwira abantu dushaka views kuri iyi mihanda azishake neza katugira ibintu dushakiramo views nibyo bareka yego n'uyu nawe witwa Bosco Empire wiri gusebya ribu kirirwa asebya ubuyobozi bwacu bw'igihugu rego iyo uvuze ribu nabi uri kuvuga umukuru w'igihugu wa please uri kuvuga nge uri kuvuga abanyarwandakazi n'abanyarwanda muri rusange reka tujye dukubita ingegera mwana we Bosco Empire uri mu buhungiro ufite ibyo wahunze byawe niba ari mu Rwanda wo muntu yarahunze ngo ari Bugande none yo yumawe bari kuyakorera hanze yirirwa yitere kuwitwa Pastor Claude ngo amutuka arega mujye mwemera niba wabaye n'ikigarasha jewe sinkwisha ikigarasha ariko niba wiyumva kuri cyo ubwo uri cyo siko bimeze niba wumva kutari cyo ntabwo uri cyo gusa jewe nakwemeraga nk'umunyamakuru ufite mayindi ariko ukivuga mu ibintu bya Sirasi gusa washyizemo ubwenge nawe ukibivugaho ugashaka kubitindaho ngo wahamagaye Kariza urumva Kariza yamvugira ibintu bizima se Kariza ntabwo yamvugira ibizima kuko niwe ngiye wakakanye mu banzi mfite ari mu banzi mfite kuko niwe muntu wagerageje kungambanira reka Imana irandinda yego aho bumvuge ngo harahanira ukara bari munce n'umutwe ariko kuko Yesu akindiho imbaraga z'Imana bantu bamenye ko Imana yatangiye kuvugira cyane Imana yatangiye kuvuganira n'abantu bayo Imana muradepi cyane uko w'Imana uramanuka umuriro w'Imana ariko ubwo imbaraga z'Imana zindi umurumva zemeze zita nagiye mureka gusikora abantu umukozi w'Imana nkanjye uririmba nkabwira abantu umuntu yavutse nk'abandi gahumuriza nkabwira abantu ngo komera cyane nkabwira abantu ngo ariko babarira ukime hari icyo nkwaka mwami Imana ikaguha icyo ushaka hari abantu batabawe hari abantu bafashijwe warangiza ukaza kwanyita umuruzi bro mwagiye mureka ibyaha nk'ibi reka rero reka mubwire reka tuvuge ngo aba bantu Imana ibababarire kuko ibyo bakora ibyo mukora ntabwo mubizi kuko mubizi mwakabaye mubikora neza cyane jewe nabwiye Kariza ndamubwira ngo niba ushaka kunkubita unkubite neza ntuhushe mu cyicu yego kuko njye nuhusha mu cyicu ntabwo njye nzatuma uncika impamvu navuze iri jambo kwari ukugira ngo nkumenyeshe ngo we ntabwo wangirira nabi kuko twe dufite ubuyobozi yego jewe nzagushyikiriza aho ngomba kugushyikiriza bashyikiriza aho ngomba kumushyikiriza kuko njye ntabwo uzangirira nabi uze kuza kuba widegembya gutyo gusa ejo mbigize buraga tugahura ngakubitwa iyo tindo naba ndi mu biki reka rero tubwire abantu ngo ukuri mutamenye ukuri mutigeze mubwirwa yaba kuri ibintu byanze bahaye Sirasi kurahari uko kuri yo nta kundi nuko Sirasi ararenganyijwe nta muntu utarabibonye abadesipora mu beke bakabaha amafaranga nabonye Bosco Empire avuga ngo abatari guhereza Helena nyine mwabanje gusabisha Divine mumuriraho amafaranga mugeze kuri Helena ngo biri kwanga ega abantu barabibona kari imitwe murimo we Kariza gutuguma wikuruta hara kwa Sirasi ku muryango wiwe nubwo uyu mwanya batati ariko abana nariwe siryo yuhe mukiranye n'abana burya n'abana ubagera amajana turi ko ubona bazize kuri social media muri kubasabira hari umwana nta mwana wa Sirasi urabona hano kuri kanari ya Salomo TV tuvuga ngo bamufashe habaye hari ubufasha dufite twabutanga
ariko ibintu by'imitwe rega mujye mubiri. Reka rero tubashimire mwe mwese mwakurikiye mukurikira Salomo TV, akoze subscribe, like, share ndetse na comment. Mwana nibahereze imigisha, tubabwira ngo ibyacu nakagaruka. Dufite amakuru menshi cyane, dufite icyo bita amakuru yego atari ivumbi, amakuru asesenguye neza, amakuru ya nyamakuru cyane. Mureke ku bantu babeshya bo inyuma, mukurikire Salomo TV, mukande subscribe, musharinge mu magroupe menshi kugira ngo iki kiganira muntu kibonye ari umwe n'abandi benshi bakibone bamenye ukuri uko komeze. N'abantu rero nararenganyijwe ariko nkeneye kurenganurwa. Icyo navuga ngo rero uyu ni umuvandimwe dufatanyije witwa Nahimana Vincent, ahanga kuri Salomo TV muzajya mubona kenshi nawe tugiye kubana cyane igihe kinini cyane burundu bya burundu kwibanire, kuko ubwo niyo gahunda dufite. Ariko abashaka kuduca intege ntabwo bizakora, ntabwo byashoboka. sezera abantu bahano babwire ati akomeye. Abantu badukurikiye muri iki kiganiro turabashimiye, kandi umuntu uri bugereho ibi biganiro twakoze cyangwa iki kiganiro Ego agerageza gisharinge. Icyo nasaba abantu, reka kuko mavuga hari abantu batazi ukuri Yemba kuri isere yuti ni abantu bakubahwa cyane, abantu bakoze subscribe. Wow, Nani bamugisha.